Nshuti bakunzi bacu mwiriweho. Uyu mwanya nanone twifuje kubagezaho ibyihariye ku mwami Mibambwe Gisanura wabaye umuzi w'ikumirwa ry'iyicarubozo mu mateka y'u Rwanda. Ibintu byose dukomozaho mu iyubaka ry'u Rwanda rwo mu bihe bishya, hari aho dusanga ko dukwiye kubaka u Rwanda rutagaragaramo n'iyicarubozo, ndetse tukanashyira n'imbaraga mu gushyiraho amabwiriza n'imiziro k'uwo ari we wese wakora ibikorwa bisa nk'ibyo. Ntabwo tuzigera tugoboka dushakashaka aho dukura ubumenyi bwo gukora ibyo dushaka gukora byose, kuko abakurambere mpangarwanda bubatse ifatiro zabyo tutarabaho. Mu bubatse ifatiro zubakiweho u Rwanda n'ubu zikiganje, harimo umwami Mibambwe Gisanura waremye uburyo buhoraho bwo kurwanya akarengane n'iyicarubozo. Atanga urugero ruhanitse rwo kurwanya imitekerereze n'imigirire nk'iyo. Umwami Gisanura watwaye u Rwanda ahasaga mu 1609 kugeza mu 1642, yabaye ikirangirire mu bijyanye no guca imanza zizwi mu mateka yaciye ni nyinshi, ariko uruzwi cyane ni urwo yaciriye Kamegeri na Mikoranya, nirwo rwabaye agahebuzo mu zindi zose. Nk'uko tubikesha igitabo Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugahamya igitinyiro cy'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, inzobere mu muco, amateka n'ubuvanganzo, tugiye kubataturira byimazeyo uko Mibambwe Gisanura yatanze urugero rwo kurwanya iyicarubozo yivuye inyuma. Bijya gutangira, Mibambwe II Gisanura amaze gutura mu Ruhango rwa Mutakara na Nyamagana ho mu Nduga, yatonesheje umugaragu we witwaga Kamegeri w'umusinga kwa Jeni rya Rudenge, mbese amutonesha by'agahebuzo. Yamuhaye kubakisha urugo rwe rwo mu Ruhango rwa Mutakara na Nyamagana rwitwaga Zihare. Kamegeri urugo ararwubakisha karahava, agabanya abatware inkike, buri mutware inkike ye. Imirimo y'ibwami iratungana, bituma aba umutoni w'akadasohoka. Arashyama, bukeye ubutoni bwe bumutoza kureguza bagenzi be. Uwo areze agafatwa akabohwa, ndetse bakanamutanga agapfa. Amaze kurengwa n'ubutoni abwira Mibambwe ati: "Dore abagome bamaze kugwira mu Rwanda, none reka nkwereke icyabagukangira bagacukirwa aho kukugomera." Kamegeri yakomeje ati: "Hepfo y'urugo hari urutare rushashe neza, maze uzajya agucumuraho tuzajya dushaka inkwi turucanire imitaga 2, nirumara gutukura tumubohe amaboko n'amaguru, turumukarangeho apfe ashiririye. Icyo kizakanga abasigaye bose kongera kubyutsa umutwe." Mibambwe arabyemera. Agiye mutanga ngo apfe, kubw'Imana umukobwa wabo witwaga Kamondo muka Mibambwe ari n'inkundwakazi arahagoboka, ashaka uburyo bwo kumukiza, ndetse biziramo no gukiza igihugu cyose. Kamegeri abonwa n'umwami ko ari umugome kandi ko ashaka kumara abagaragu b'ibwami bose, ariko rubanda narwo rwari rutangiye kwinuba imyitwarire ye mibi yo gucerereza abagaragu bagenzi be n'abaturage, akabanyaga ibyabo ku gaherere. Nuko Gisanura aramutanga ngo akanirwe urwo yashakaga gukanira abandi. Nuko rubanda barahurura bajya gushaka inkwi mu ishyamba rya Nkibiki, bacanira urwo rutare. Rumaze kwatura barumuhirikiraho uko yakaboshye amaboko n'amaguru. Icyo cyago yasengeye abandi aba ari we ugiheruka. Rubanda rero bamwunamaho, baramugaragura, bamugaraguza ibiti, yewe n'uje hanyuma agafata agati abonye kose agapfa
kugaraguza ako gahirivi ke kandi areba yashiririye. Inkuru ikorerana Induga yose isakara u Rwanda bavuga ko Kamegeri bamukaranze ku rutare bakamugaraguza agati. Nuko impundu zimara ukwezi ijambo ari rimwe hose ngo Kamegeri bamugaraguje agati ku rutare rwe. Kuva ubwo bararumwitirira rwitwa urutare rwa Kamegeri kugeza magingo aya. Ruri mu ruhango rwa Mutakara na Nyamagana munsi y'umuhanda wa Kigali-Huye. Mibambwe Gisanura ni umwe mu bami b'u Rwanda bubatse ubutabera mu rwego rwo guhera ubutabera bukemura ibibazo bibangamiye abaturage, akita ku kurwanya akarengane ku rwego ruhanitse. Iyicarubozo arica burundu ku buryo ntawe uzongera kunuganuga aditekereza nka Kamegeri. Niwe wadukanye amatwara yo kujya aho icyaha cyakorewe mu rwego rwo gushakisha ibimenyetso by'amashyirakinyoma bihamya uregwa cyangwa bivuguruza urega. Nyuma yo kubona ko kubeshya no gutambika inte ruswa mu rubanza bimaze kuba umuco mu gihugu, nibwo yazanye uburyo bwo kujya aho icyaha cyakorewe kugira ngo yegereze amakuru y'ibikenewe kugira ngo hatangwe ubutabera nyabwo, ari byo byitwa gukora iperereza mu mvugo ya vuba. Nyuma y'urwa Kamegeri, imanza yaciye ni nyinshi, muri zo zagiye zigaragaza ukuri mu buryo budasubirwaho. Kuva icyo gihe mu butabera bwo mu Rwanda hinjiramo uburyo bwo gushakisha amakuru aho icyaha cyakorewe. Ubucamanza bwa Gisanura bwagiye burangwa no guca imanza zitabera no kurenganura abaturage. Gihamya y'uburyo ubutabera bwahanitswe na Gisanura ibonekwa mu manza zavuyemo insigamugani yitwa uru rubanza rwaciriwe Mutakara. Kubera ko aho i Mutakara na Nyamagana mu Ruhango ubu ni mu kagari ka Nyamagana ko mu murenge wa Ruhango wo mu karere ka Ruhango ariho hari ingoro ye, akaba ari naho yaciraga imanza zitajurirwa. Nuko haba inkomoko y'iyo nsigamigani igaragaza ubutabera, ubunyangamugayo, ubuhanga n'inararibonye Gisanura yakoreshaga mu guca imanza, zirimo urwabaye kimomo mu mateka y'u Rwanda runaba inkomoko y'urutare rwa Kamegeri n'izindi. Ubucamanza bwe bwinjiye mu bwoko bw'abantu babugira iciro ry'imigani. Umuturage yabona urubanza rwaciye mu buryo bwa burundu rwahambiriwe ku buryo ntawaruzitura ngo arujuririre, bakagira bati rwaciriwe i Mutakara. Kugeza ubwo ayo mateka yandikwa mu butabera bw'u Rwanda, Mibambwe Gisanura agafatwa nka sekuruza w'abagenzacyaha mu Rwanda, kuko niwe wadukanye imiterere mishya y'ubucamanza bushingiye ku bimenyetso gihamya byakuwe aho icyaha cyakorewe, ari nabyo biba ibanze mu gushinja icyaha uwagikoze. Ni nawe sekuruza w'impirimbanyi zirwanya akarengane, kuko niwe wadukanye imigenzereze irwanya akarengane mu Rwanda mu buryo buhanitse. Murabeho, mugire ibihe byiza.